Iyi ni episode ya 3 dutangiye hano mugenzi. Abana bafite ubwoba babonye ko ibintu byajemo biri mu rupfu. Hamaze gupfa bangahe? 3. Hamaze gupfa 3. Bimeze bite? Abana hano bafite ubwoba. Umusizi umusaza ni waka directings ndetse ni waka castinze abakinnyi. Ni nawe wagize ate? Abana hano bafite ubwoba babonye ko ibintu biri mu rupfu. Executive producer n'ubuzenzi ni rwandarazakadomo.com. Jadi Empire Pictures niwe agafashemo, niwe DOP Director of Photography, diregiteri w'amafoto, Urumuri Karabu Films present na GEM Studio niwe agafashemo. Basutse udufaranga sasa mwunya ari hano nyuma y'ubwoba. Urabe munyu ubundi icyo kurya kimara ubwoba ahita atamwa akantu. Abangaba ubwoba bwarabishe. Nyagasani. Kurikira filime. Abantu ubwoba bwabishe. Masera nawe ishapure yayisubijemo yabonye ko ibintu byakomeye. Umusore hano arahaguruka. Umusore ahagurutse yegera imbere ajya gutanga desituri. Guys, listen. Mumve gatoya. Turi mu bibazo. Among of us, first 3 people have been died. 3 muri twebwe bamaze gupfa. Musore bari kanze. Now we never know. Ubu ngubu The end of just ntago tuzi ukuntu mugenzi Justin ibyo byarangiye. Nyagasani. passed away. Ati abandi bagiye tubareba. Prefect. Ati bugiye tugomba kwicara hamwe tukabitekerezaho. Tubanze twitekerezeho. Abana bagiye mu ishyamba barikinisha, none tangiye kubakinisha rimaze gutwara 3. Nyagasani. Kurikira filime. Bimeze bite? How? Sasa wumve mwunyu. I will going. Icyongereza kiwe ni nka cya kindi cya Olivier. Kurikira filime. Retrieve. Ese tugiye kureba intuze gute? Ugagira gutekereza keke. Let us go. Reka tugende tuzane keke. Taka kujiua. Ushaka kwiyahura agende ashora ibondo hari ahirya bari rizirike nawe. Okay, bimeze neza. Nyagasani. Ano dore umupfumu. Birimira. Tugarutse ku bapfumu. Bimeze bite? Hano hari umupfumu arimo arapfumuza. Abana bamaze gupfa bangahe? Bamaze gupfa 3. Hano hari akana kari kumedita. Niba ari umupfumu ntago tubizi. Hano hari umukecuru urimo urapfumaguza. Ari kuvuga amagambo. Kurikira filime. Umukecuru anafite ibintu by'ibifurafura yacanye umuriro uri kwiyatsa, arimo aracugusa avuga ibigambo. Nyagasani. Bimeze bite? Gwiki? Size amagambo ari kuvuga we. Biragaruka. Umva amagambo. Baruka. Nyagasani. Umupfumu hano sinzi ibyo ari kuraguza. Hano yicaranye n'akana kari kumedita. We, I get an idea. Boy, itekerezo. Going to find that. Giye kureba cya gitabo we. Sasa cya gitabo bataye hagize igicucu gihagurutse ngo kigiye kureba igitabo. Urapfa wabandi. Urapfa. Reka ikigwa kigende gipfe. Wumva abasore. Umusore acaho. Masera nawe Imana imufashe agaruka ari umurambo bazi tuwushyingure. Nyagasani. Undaciyeho. Abari kugenda twabonye uko bimeze. Kurikira filime. Undi nawe hano aracyapfumaguza. Kurikira filime. Ari kuvuga ikinyarwanda we. Gwiki? Ntabwo nshaka ko abana bapfa batazi ibyo bahagazeho. Gwiki? Iki gikecuru ibintu kirabizi. Icyo cyasabye ibyo byose. Icyo ari cyo cyose nzagikora. Ariko aba bana banjye babeho. Iki gikecuru kiza ari ibiki? Kizi ko abana bari gupfa. Ese kibizi gute? Ese uyu muryango wundi tuje w'umupfumu bimeze bite? Umukecuru ari gupfumagura. Uko yagapfumaguje? Nyagasani. Turashize. Nyagasani. Kurikira filime. Bimeze bite? Umukecuru arangije arahaguruka atangira guterura ibibaraga, atangira kuzamura mu kirere.
umwotsi nawo uri guterura bikazamura umwotsi n'ibikiwana umukecuru araha, umukecuru uko yagateruye, uko yagapfumuje, dore umwotsi bimeze bite? Iki gikecuru gihuriye n'iri shyamba bimeze bite? Batubwiye ko mugenzi wari umupfumu wa kera witwaga Rugamba yari umugabo, twamubonye ari kwica abantu mu ishyamba. Bana hano ko bakicaye, uyu mukobwa mugenzi ari kwirebera mugenzi, umusore wacu banza mugenzi nawe yamwikundiye. Ese Anne, ese kukiri kumureba? Ese Kevin, ati mugenzi Patrick ndamukunda. Umukobwa yakunze umusore, urabe ibaze gukunda umuntu mw'iri shyamba, ni handi uhita ushaka ko mujyana mu rupfu, cyangwa kumukunda dupfane. Ati mu by'ukuri Patrick ndamukunda, ariko ikimbabaza ati mugenzi ikintu kimbabaza nuko Patrick atabibona, ariko ndamukunda. Nyagasane, Why didn't you? ese kubera iki utamubwiye? He didn't hear. Ati mugenzi ntabwo yanyumvishe. Nyagasane, ati wihangane, ati urakoze. Umukobwa yakunze umusore w'abandi, bimwe by'ababesito ngo ni ababesito byamukundiyemo, kandi umusore yifitiye umukobwa bakundana. Patrick umusore ari hano, naha filime twayitangiriye. Ba bantu twatangiye bapfa, ba bantu twasoje episode ya 2 bapfa, ngaba ahantu bazirikiye. Kimwe cyabishe, kimwe cyamuzirikiye hejuru, undi nawe aryamye hano hasi. Bivuze ngo kiri kubica kibizi. Nyagasane, bimeze bite? Umusore yageze hano yikorera amaboko, biramucanga. Amazina bwite yitwa Kajuga. Umwana yaciyeho, yagize ubwoba, yabonye ko urupfu gahunda yari gukomeje. Umwana yaje hano aza yihuta, ibingibi baracyari mu nkono, ndi yasinzire ngo yakunze umuntu. We bimeze bite? Buzi ibintu mwe nabyo mwogahamba mwe, biye cyanga ntago muzi ko ari hirya, yamukanze bamuziritse, abandi baryamye hasi. Bamubonye hano hirya bintu bihari, bamunize baramuzirika, atangira kuba ari inkuru. Ngwiki ngo byagize bite? None abandi bahambiriye ku maguru, abandi bahambirije mu kaguru, bacishamo hano, bacisha hakurya hakuno. Urumva? Urumva? Abasore bari kanze. Ikiri kubica kibizi neza. Twamenye ko kiri gutega umugozi uwurenza agahita apfa. Bihura bite na kiriya gitabo The Book of Cassie, ndetse igitabo twabonye cyo cyanditse igitambaro cy'umukara, ari cyo kiri kubica. Cyo kiri kubica. Abana banangije bajya kureba ari ibiki. Kurikira filime. Uyu nawe aracyapfumuza, ari gupfumuza, arapfumuza. Baruka. Umwana hana akanguka. Nyogoko, hari amagambo mbonye mu nzozi zintera ubwoba. Aba bavuga ikinyarwanda we. Gwiki? Bimeze bite? Ndabibona mwana wa. Hano ndabibona. Ubu ni Rugamba uje kugutora. Uruwo mu muryango wabo, uyu mwana n'uwo mu muryango wa Rugamba. Ubwo bivuze ngo n'uyu mukecuru n'uwo mu muryango wa Rugamba. Nyagasani, Gutanga igitambo. Nyagasani, umugenzi uti Rugamba ashaka gutanga igitambo. Gwiki? Ntago ari amahoro. Nyagasani, mukecuru yarikanze. Umwana uri hano nawe Rugamba abanza amukeneye. Umwana yisubira muri meditasiyo ze. Birakomeye. Yasubiye ku isengesho. Nyagasani, bimeze bite? Filime yiswe mugenzi The Book of Cassie, cyangwa se igitabo cy'umukasiro. Bimeze bite? Abangaba uko bakaje, basanze bagenzi babo ahantu bamanitse. Nyagasani, bagenzi babo bamaze gucaho kera. Sinzi impamvu abantu bose bapfuye bakanura nka Elva. Nyagasani, sora hano abantu bapfuye. The people are being killed. Ate abantu bari kwicwa. What can you? None se dukora iki? Uyu nawe aracyapfumaguza. Nyagasani, nzi ibintu ari kuvumbagura. Nyagasani, arangije.
sasa ndagira ngo ukurikiye filime. Uyu mukecuru uri gupfumuza afite igitabo kimeze nka cya kindi fotokopiyeze, urumva, fotokopiyeze mu ntoki nyagasani. Kwiki cya gitabo gifite mu ntoki fotokopi, copy paste mu ntoki, uko kimeze nicyo afite niko kimeze. Uyu mupfumu ni aina gani? Musore uri hano bamubajije icyo gukora biramucanga. Let's do that. Okay, reka dukore gutya. Umusore yabitekerejeho abona ibintu birakaze, yabonye ko ibintu bikaze, arangiza aravuga ati mureke tubigenze dutya. Baje hano baregera baza guhambura nyagasani, bafashe bya bitambaro hano, babonye ko ibintu byakomeye. Sasa uyu nawe nuko filime iraha. Uyu yari sheri we ateruye ahanuka. Ni nyir'umupfu niwe ufata ahanuka. Aha, tagira ngo nahanuka nyine nyir'umupfu tu. Nuko barangije barorosa, nuko bashyinguye, babonye ko bya bintu biri mu rupfu nyagasani. Abanyeshuri barasohoka mu ishyamba bate bimeze bite. Umusobanuzi ni Gerard Escape cyangwa se Gerard Empire, ahantu hose wasanga iryo jambo Gerard Empire, ahantu hose urarisanga. Sasa gonaraza.com ni ahantu ushobora kwamamaza business zawe zose, ni urubuga. Ucuruza indagara, waba ukora business mugenzi, ibintu by'ibibanza, amazu, abantu mucuruza amamodoka, abantu mucuruza abantu bo bavuyeyo baje hano. Uyu mugenzi yabonye ko umwana wiwe Rugamba mushaka, niba ari umwana we ngo nuwo mu muryango we, yaramufashe atangira kumwirukankana amujyana mu ishyamba. Bimeze bite? Umukecuru yabonye ko ibintu byakomeye, abantu batangiye gupfa, ataje fata umwana atangira kumwinjira mu ishyamba. Ese bimeze bite? Umukecuru yigize debanda we. Umukecuru yigize kabutura, urumva, yigize Rambo mu bisheke. Rambo yinjira ishyamba. Umukecuru ko yakigize Rambo. Twabonye kuri amupfumu nta mikino afite, ari kukwica kana kuzirika. Wemeze bite? Okay, we can't eat. Ese turikomeza gutwara igitabo tutasomye? Reka tugifungure tuyisome. See how you can get it out in this forest. Mureka dushaka ukuntu tugikura muri ishyamba, mureka kujya. Sasa nagira ngo mumve filime. Umusore ati ese turakomeza tugenda n'igitabo mu gihe tutagisomye, mureka tugifungure dusome turebe birimo imbere. Umukobwa nawe uri hano ati mugenzi mureka tugifate tugisubize mu kigo turebe mugenzi ko nta bundi bufasha twabona hanze y'ikigo. Yagasane. Upfumu nawe yakataje. Rambo yigize Rambo mu bisheke. Rambo arananiwe nyagasani. Mukecuru uri hano sinzi icyo apfana n'uriya mupfumu. Bimeze bite? Abana barashize, abamaze gupfa. Nyagoko ubwo bugome bavuga kuri Rugamba yari abufite. Ate se mugenzi ubwo bugome bavuga kuri Rugamba yari abufite? Oya. Rugamba yari umusizi mwiza ufite impano. Ati Rugamba yari afite impano. Kuko yazize rubanda bamuhemutse. Nyagasani. Nawe ararahira ati ya mateka ntawe uzongera kunsoma ngo abeho. Ati mugenzi baramwirukanye mu gace, arangiza ahita arahira ngo ntawe uzongera kunsoma ngo abeho. Mwebwe musomana mwabyumvise. Ubwo no kwangu iyo usomye kiriya gitabo cya Rugamba ubu usomye mugenzi Rugamba. Kurikira filime. None se niyo mpamvu ibisigo avuga gusoma mu gahebe ba ntabwo usoma igitabo. Tujye gushaka ikimenyetso kitwereka igihe abana batangiye kugenda. Ati mugenzi reka twinjire mu ishyamba tujye gushaka mugenzi igihe abana batangiye kugenda bapfa, turebe wagwane. Abana binjiye ishyamba, umupfumu yigize Rambo, yabonye ko ashobora gutabara bari abana, ashobora kugerageza uko ashoboye, ariko bari abana bakava mu ishyamba. Bimeze bite? Ese filime imeze ite? Filime yitwa The Book of Kaze. Umusobanuzi ni Gerard Escape. Mugenzi website wakamamarizaho witwa gonaraza.com, ndetse ahantu wanywera akantu keza na ahantu witwa kuri Plateau de Centre. Abantu bari mu muhanda babyumve, abahari bo babibonye. Abafana se shamutarya. Ubu kuri Plateau hari akantu mwabinjirije namunywishisha. Urinjirana agakombe k'amazi nanyweye naguze. Waguze iki kantu ka 600 nyaguhambirwa biki? Berekana nahoza mbona Elifa bungana agacupa ngo nanyweye ngo kuva mu gitondo, kandi cyageze mu kanya uko bwagisa natekereza hari ikintu nibutse.
afata cya gitabo, umukobwa uri hano yigize umutekinisiye kurikira filime. Umukobwa ati mugenzi inshuti yanjye yamubwiye ibyerekeranye n'imizimu. Ati mushuti we yamubwiye ibintu byerekeranye n'imizimu. Yamubwiye ngo iki? Ati mufunga amatwi yanjye nindangiza iki gitabo ngisome. Bamufunga amatwi. Ndagira ngo urebe tekinike. Sasa nuko ngo iki gitabo uri kugisoma uri kubyumva niho ushobora gupfa. Aramubwiye ati wowe mumfunga amatwi, soma kino gitabo kurikira filime. Inka y'imivumo. Igitabo cyanditse mu Kinyarwanda neza, ndagira ngo namwe mucyumve. Inka y'imivumo. Amashyo yanjye ni ishyano rikiza abahakanyi. Nyagasani umva amagambo. Imirima yanjye ibengera n'amarira. Turashize. Ibyatsi byanjye bigira amaribori. Turashize we. Nyagasani wumvishe ibiri mu gitabo. Turashize. Oh! Amagambo yanditse mu gitabo nawe ushobora kuyumva ugapfa. Oh! Umwana ageze hano ureba wa mukecuru wigize Rambo. Umukecuru yigize Rambo yinjiye mu ishyamba ngo agiye kuruhangana n'umuzimu. Urebe uko yakinjiye mu ishyamba. Umwana kuraho iki kintu gitambuka. Uretse ugenda gake. Genda gake. Ageze hano umukecuru abitekerezaho. Ahamagaye imizimu. Ahamagaye. Dore guhamagara imizimu. Arangije ahamagara ikuzimu biranga. Araterura. Ahita ahindukira. Mukecuru yabonye ko bikomeye. Atera rivanse. Nyagasani dore ishyamba umupfumu atinye abana be aryinjiyemo. Sasa ishyamba umupfumu atinye niryo abana binjiyemo. Uyu aracyasoma urwango rw'ubuzima. Nyagasani sasa rigira ukurikire filime uko yagasomye igitabo cyakananga cyahise kimupfukura amatwi. Turashize. Nyagasani ugutwi kumwe yaragupfukuye. Turirwa n'umutima w'inyangamugayo. Turashize. Singira icyo nkora. Akiri gusoma cya gitabo kananga mupfukura amatwi. Arasoma ibyo ari gusoma ntituri kubyumva. Arangije arahwera. Oh! Turashize. Filime nuko umeze. Nyagasane ndagira ngo kurikira episode ya 4 niyo tugiye gusozerezaho, ariko nanone ndagira ngo izindi episode zatuzireba mugenzi kuri channel yitwa Urumuri Club, cyangwa se ndetse mwagategure na Urumuri Club Films present The Book of Kasi, cyangwa se igitabo cy'imikasiro. Nyagasani abana binjiye ishyamba barashize. Oh!